Reka nkusuze rero ukurikiye Greta TV2 reka nkwikaze mu biganiro byacu mbanze no gushimira we wabashiye ufata umwanzuro ugakora subscribe ndetse share na comment muri abantu b'ingenzi cyane muri abantu b'agaciro reka nawe nkusuhuze uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali gubwa neza uri mu mirimo yawe itandukanye uyu munsi rero murabona hano umutumirwa turi kumwe nawe ni umumama mwiza cyane ahangaha tugiye kuganira nawe akadusobanura byinshi kandi tukajya basha kumenya byinshi bigiye bitandukanye weho rero ukunda Imana wowe ukunda ubuhamya wowe wagiye ubasha kumva ucitse intege muri wowe ukaba hari ibintu ubona ko bidashoboka hakaba hari ibintu byinshi ubona ko bikugoye reka nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe niba utameze neza muri aka kanya ushobora kuri mu bitaro urembye umerewe nabi ushobora kuba ufite ikibazo kindi kijyanye n'imibereho cyangwa se no kuba wumva umubiri wawe utameze neza reka nkwibutse yuko mu ruhande rwawe hari Imana kandi isaha ku isaha byahinduka byagenda neza nibyo tugiye kumva muri aka kanya ubuhamya bushobora gusubizamo imbaraga bikongera bukakubyutsa niba wari waraguye cyangwa se waracitse intege ni byinshi hano ushobora kuza kuhigira ni byinshi ushobora kuza kuruhura umutima wawe ushobora kubohoka ukaba ushobora kongera kwiyumva mu buzima ukumva ko bimwe wumva ko bidashoboka iyi saha birashoboka iyi saha byakunda kubera iki se bitakunda kucyo bitashoboka ko Imana iri mu ruhande rwawe ntawe itoranya ntawe uhejwe kuri yo ahubwo ikibura ni umuhate kwizera kwihangana kumva ko igihe cyose ibintu byahinduka nta kidashoboka rero nta kitahinduka reka tumwakire atubwire byinshi unkundira utega amatwi unkundira ube hafi kugira ngo ubashe kugira byinshi nawe uhakura kugira ngo ubashe kugira nawe byinshi wahigira mu ufite ubuhamya butangaje cyane yewe navuga ko butanoroshye ntago byoroshye reka tangira twibwira rero tubone kwinjira mu kiganiro cyacu neza ikaze mu kiganiro cyacu mama murakoze cyane watangiye twibwira rero amazina yawe ese uri muntu ki tukabasha gusobanukirwa kugira ngo twinjane mu kiganiro neza abadukurikiye babashe gusobanukirwa bamenye uri muntu ki amazina yanjye nitwa Alphonsine Mukandayambaje umubyeyi mfite umutware umukristo arakoze cyane ngira ngo mu biganiro byashize niba uri umukunzi cyane wa Greta TV2 hari ibiganiro wagiye ukunda kumva mwamwumvaga ariko utari kumubona ni ifoto wabonaga gusa ariko ubu noneho twamubazaniye kugira ngo mubashe kumwana byivugire imbona nkubone mumubona abahuhamya baganirize ababwire ni igitangaza mwabantu mwe kuba wabyara ushyingura niko nabyita inshuro imwe ebyiri eshatu ni ikintu kitoroshye ubwo ngira ngo abamama ho muri cyase ababyeyi muri rusange muri kumva icyo kintu ntago byoroshye ariko ukagera no ku rwego abaganga ubwabyo wivuza ukagerageza bakakubwira ngo ntushobora kuzigera ubona umwana ntushobora kuzijyana nawe ubona umwana mu buzima bwawe ubwo nuko umwanzuro ugafatwa ntago ari ikintu cyoroshye ariko reka mbabwire nta muntu ufite ububasha cyangwa uburenganzira ku buzima bwawe usibye Imana yonyine gusa niyo nkuru nishobora byose watangiye rero tusangiza ku buhamya bwawe ukatubwira byinshi twabashe kubyumva none barimo barakureba ikaze rero kuri Greta TV2 utuganirize utubwire tuvire muzi ubundi nyuma y'uko abaganga bakubwira ko utazigera ubasha kubona umwana utazigera ubyara duhere mu ntangiro ubundi byatangiye gute ese koko bwari uburwayi bwaje gukira ese byagenze gute murakoze cyane ndabashimiye abantu bose bakomeza kudukurikira bakatwereka ko badushyigikiye Imana bamugisha nshuje abantu bari hafi n'abari kure abari muri Amerika Burayi muri Afurika abumva ikinyarwanda ndabasohoje Imana bamugisha natanze ikiganiro ariko harimo ifoto ntari kugaragara kuri kamera hanyuma baravuga bati mutumirwa ntabwo turi kumubona direct kigisohoka mutumirwa ntabwo turi kumubona uyu munsi rero naje kugira ngo noneho bandebe tuvugane noneho bandeba nabibabwiye ko nitwa Alphonsine mfite umutware birumvikana twaciye mu bintu bitari byoroshye ariko Imana ibana natwe twakoze ubukwe nk'uko abantu bose babukora tugera mu rugo hanyuma urabizi ko kenshi iyo abantu bakoze ubukwe bakabana bahita bumva
biteguye kuzahita babona umwana. Ariho handi umuntu amara ukwezi yamara 2 bagatangira kumubaza inshuti ze, ese na nubu hanyuma amezi yabaye menshi utangira kwiheba, kabone nubwo yabara amezi 6. Ntabwo nza gukomeretsa abamaze imyaka 15, ahubwo umuntu uvuga igiswahili yaravuze ngo kila mtu na muzigo wake, buri muntu n'umuzigo we. Ushobora kumara amezi 3 ukamera nk'umaze imyaka 3 kubera ikintu wumva warishyizemo. Twageze mu rugo duhita tunasama, ntabwo byatinze ariko biranga inshuro irenze imwe, kugeza ubwo abaganga dutegereza igihe kinini, igihe kingana n'imyaka 2 n'amezi 6 nyuma yuko dupfushije. Hanyuma gusama biza kwanga, tugeza ko dusama ntibyakunda, dufata umwanzuro tujya kwivuza. Badufata ibizamini byose bishoboka, turimo dupfusha badufataga n'ubundi bizamini byose bishoboka kugira ngo barebe ko hari ikibazo cyaba kibitera. Icyo gihe mwategereje kingana n'imyaka 2, nimwe mwari mwakihaye cyangwa? Oya, ntabwo twe twakihaye, nta n'abaganga bari babitubwiye. Bwari ubushake bw'Imana, ntabwo gusama byari byaremeye. Yego, nyuma yuko dupfushije twarategereje, nta bushake bwacu, nta nubwo abaganga, ari ubushake bw'Imana. Turategereza, tubonye bitinze turavuga reka tujye kwivuza nkuko bisanzwe. Dutangirira ku mavuriro yo hasi, batubwira ko mu buganga bize mu mashuri bafite ko tutazongera kubyara. Batwohereza CHK, tugezeyo batubwira ko babona ko tutazongera kubyara. Batwohereza Kanombe, batubwira ko babona ko tutazongera kubyara. Turataha dufite umubabaro n'agahinda, uko urumva yuri umubyeyi warabyaye, warabazwe inshuro irenze imwe, ariko wakiriye message iturutse ku muganga kandi w'umuhanga mu by'abagore, umujenekologe mu by'abagore w'umuhanga, akubwiye ati mu mashuri nize ndabona utazongera kubyara. Byari agahinda n'umubabaro. Turataha, kuba mu rugo rutagira umwana ruba ari umwijima, ariko turakomeza turasenga kandi dukundanye. Yego, turategereza. Nyuma y'igihe nanone runaka badufataga ibizami byose, ntabwo bwari uburwayi, yaba njye sinari ndwaye n'umutware wanjye ntabwo yari arwaye, twari bazima. Ahubwo birashoboka ko kwari kugira ngo tuzabone ibintu tubwira abantu, tuzabwira abantu ko abaganga bavuze ko udashobora kubyara, ko Imana yaguha urubyaro. Imana yagira ngo tubwire abantu ko washyingura kenshi ariko kandi ukazakikira. Ntekereza ko zari inzira z'Imana. Ese tutarakomeza ukomeze utubwire urwo rugendo. Ni inzira itoroshye, ni ibintu wavuga ko bitangaje uwo ari we wese kuba wari ugiye kubaka wumva ko ugiye kugira umuryango, noneho bikarangira wumva yuko utazabyara. Ni ikintu kitakora buri wese kubyumva. Ese yaba ari wowe cyangwa se umutware wawe, ntago ashobora kuba wenda yarigeze kumva, ugasanga wenda nk'urugo benshi tuzi ko wenda niba hajemo ikibazo cy'uko nta rubyaro ugiye kubonekamo, ugasanga umwe wenda arumva yaca iyindi nzira yo kuba yashaka ukuntu abona umwana ku ruhande, cyangwa se mukaba mwabiganira kuba mwashaka ubundi buryo mwabona umwana murera. Ntago byize bishobora kuba byateza nk'umwuka mubi cyangwa byahungabanya urugo rwanyu? Murakoze cyane. Oya, umugabo wanjye ntabwo yigeze abigiraho ikibazo, ndamushimira. Ni imfura, ni inyangamugayo, ntabwo yigeze abigiraho ikibazo. Urumva iyo abantu bari guca muri ibyo nakwita ikigeragezo, muhura n'urugamba rw'amagambo. Abavuze bati wenda urugero uriya mukobwa yabaye i Kigali igihe kinini, birashoboka ko yaba yaraciye mu ngeso mbi zatuma atabona urubyaro. Ariko bakamubwira bati yagiye aba imyaka myinshi mu mujyi wa Kigali, bakamubaza bati se ubundi ubwo wamushatse ari umukobwa? Urumva abantu babaza byinshi, ariko ndamushimira ntabwo yigeze abigiraho ikibazo. Ibyo byose byabaga dukundana, tugaherekeranya, tukajyana kwa muganga. Ibisubizo baduhaye twabaga turi kumwe, CHK twari kumwe, Kanombe twari kumwe, tugataha
tuvugana neza nta kibazo, turakomeza tugasohoka dukundanye nta kibazo, tugasohoka dukundanye hanze no mu nzu tugakundana nta kibazo kigeze kibamo. Ndamushimira, ntabwo yigeze abigiraho ikibazo kirekire, kandi nanjye ntabwo nigeze mbigiraho ikibazo. Twebwe twishyizemo ko cyari igihe kitaragera cyo kubona umwana. Yego. Ku muryango washatsemo, ese wabasha kubyakira gute? Ntekereza ko naho wenda ashobora kuba hatari umwuka cyangwa se ibyo baba bavuga, abantu bavuga ibyo babona inyuma ariko ntabwo baba bazi nyirizina ibiri imbere. Ese wabasha kubyakira gute mu gihe havugwaga ibyo bintu? Ku muryango, ku nshuti, ku bavandimwe batubazaga impamvu, ariko cyane kubera agahinda bari bazi dufite ntabwo bigeze babitindaho, birindaga no kubitubaza kugira ngo batadukomeretsa. Baratubazaga ese bimeze bite ko mutongera kutwita wenda ngo dusenge turebe ko twazabona umwana muzima, tukababwira ko dutegereje Imana. Ntabwo rero iby'uko twabonye impapuro zitubwira ko tutazongera kubyara twabibwiye abantu bakeya tubaririra, dufite agahinda n'umubabaro ubu noneho abantu badashobora kumva. Ariko kuba warabyaye inshuro irenze imwe ukakira urwandiko kandi nta mwana ufite, ukakira urwandiko ruvuga ngo ntuzongera kubyara, ni ikintu abantu badahita baha uburemere noneho, ariko cyari kiremereye. Rero ntabwo abantu bagiraga, ntabwo babitubazagaho cyane kugira ngo batadukomeretse. Naho twaboneye abana kugeza na n'isaha hari umuntu dushobora guhura agatinya kutubaza nimba twarabonye abana, ariko twabonye abana. Imana ishimwe. Hari ikintu ariko aho ngaho nk'umuntu udukurikiye wenda kitari gusobanuka cyangwa se urashobora kudusobanurira, hari umuntu uri kumva ko wenda bababwiye ko bitazashoboka ko mubyara, umuntu akaba yagira ngo ntibyigeze binabaho gutwita cyangwa se kuba wasama. Ni ukuvuga ese warasamaga inda ikavamo cyangwa se waratwitaga? Sinzi aho hantu hadusobanurire, cyangwa se nta n'ibyabagaho. Okay, narasamaga, birumvikana ntabwo wapfusha utabyaye. Narasamaga imwe ikavamo, ubundi nkabyara banambazi. Yego. Reka twikomeze rero akavuka yapfuye. Reka twikomeze rero ku rugendo, kuri urugendo rwacu, dukomeze utubwire kuntu byaje kurangira, kuntu byaje kugenda. Ese kugira ngo ubone umwana byagenze gute? Kandi muganga yari yavuze ko mutazongera kubyara, ese byaje kushoboka gute noneho? Ko twarivuje, twagiye kwa muganga, urumva tubwira ko tutazongera kubyara, turabaza nimba hari indwara twaba dufite naba mfite ngewe ituma ntabyara. Urumva mbere bari gupfa badufashe ibizamini byose bishoboka, kuko abaganga bavuga ko hari igihe wowe n'umugabo mushobora kuba muhuje amaraso, icyo gihe mwasama mukajya gufata imiti ituma mubyara umwana muzima. Hanyuma rero urumva muri urwo rugendo rwo kubyara dupfusha, twagiye kwifatisha ibizamini bitwereka se turi bazima, ese amaraso yacu yabyara umwana muzima. Urumva abaganga nabo bari kwibaza ese gute bishoboka bite, kubera iki biri kuba. Hanyuma twagiye kwivuza, ngewe birumvikana babaza nimba hari uburwayi naba mfite butuma ntasama, bambwira ko ntabwo. Cyakora urumva nk'umuganga ntabwo wava imbere y'umuganga nta kintu aguhaye, aba agomba kuguha imiti, kabone nubwo yaguha paracetamol burya baguhaye umuti. Yampaye umuti arambwira ngo ningende nkunywe, nushira nzagaruke. Naragenda wunywa rero, urumva hashize amezi 11 nyuma yuko batubwiye ko tutazabyara. Hanyuma ndasama mbona kubyara. Ntabwo byari byoroshye, ni urugendo rutoroshye. Umaze igihe kingana iki wubatse? Imyaka 8. Yego. Byari bimeze bite rero kubona umwana wa mbere, kuba noneho bwo
wasamye bigakunda ukabyara umwana n'akaba muzima ese nk'umuryango byari bimeze bite mu rugo ibyishimo abantu bavugaga ya magambo ntibizashoboka ntago bizigera bikunda yagize yitwaye nabi yagize ati ese byari byifashe gute urumva ngiye urumva i Kigali mpamaze imyaka myinshi umuntu aba yaraciye mu buzima butandukanye ariko mu buzima bwose naba naraciyemo ndivuga nkanjye nabuciyemo ndi umukristo rero ibyo n'ubundi byo bari kuvuga byose burya umuntu niwe ubuzi umuntu babana uwo ari we rero ababa baranabivuze ndabababariye mu by'ukuri ndabababariye kuko byaravuzwe ari umukobwa uriya yarasambanye cyane hoya ntabwo ariko byari byaragenze byaravuzwe cyane niyo mpamvu buriya umura waranyereye niyo mpamvu atasama ndabababariye kuko ntabwo bari kuko nyuma bagiye baza kunsaba imbabazi kamwe ati tubabarire twagiye tuvuga gutya twavuze gutya ndati ni runaka bakitana ba mwana ariko narababariye n'ubu ndabababariye hanyuma rero tubona umwana urumva byari ibintu bishimishije bamwe bakarira abandi bagaseka abandi bakishima ubundi mu buzima busanzwe njyewe ndi umuntu uri emotionnaire kire emotion cyane emotion ku buryo kunkorera surprise utuma ndara ntasinziriye nkarara ntekereza uburyo abantu bantekereje bakankora surprise anniversaire yanjye nagize abantu bankora surprise ariko gusinzira byaranze ndara mbitekerezaho uburyo abantu bicara bakantekereza bakankorera surprise byari ibintu bishimishije cyane twabyariye muri CHK tubyara umwana w'umuhungu hanyuma tugira abantu muri CHK bati abantu bakora iki aba bana nabahehe uyu mwana wavutse ni muntu ki ese avutse mu gihe kingana iki kubera iki uyu mwana agize abantu benshi bangana gutya mbese guhera ku marembo ubonye umurongo agahita yumva ko ari twebwe baje kureba kubera ibintu Imana yari yakoze abari hanze muri Amerika abari mu Rwanda abari kure abari mu ntara bose bagira amatsiko yo kumenya koko nimba ari byo kandi akaba ari muzima twaramubonye tumwakirana ubwuzu twishimye cyane kwa muganga baradusuye kandi ni umwana waje ari umugisha kuko yatumenyekanishije ku bantu tutari tunaziranye ndashimira abantu bo muri Yerika bari bariganye n'umutware wanjye biganye nawe birumvikana nta mwana tugira ariko bazi amakuru muri uko gusama kubera ubwoba abaganga babaga bafite n'ubundi batekereza ko adashobora kubaho buri cyumweru nabaga ndi muri CHK yego buri minsi 7 nkaba ndi muri CHK urumva abantu bari bariganye nawe ngewe ntabwo bari banzi batangiye kwigana nawe birumvikana nta mwana twari twagira bagahora bumva avuga ko ndi kwa muganga keshi urumva none aho tuboneye umwana akazajya bavuga tujye gusura runaka babyaye uhusha none bo babyaye umwana muzima tujya nubwo ntabazi ngewe n'uwo muntu muvuga simuzi ariko base tujyana urumva nagiye mbona inshuti nyinshi nagiye mbona ababyeyi banyitaho ngira ababyeyi Gahanga ngira ababyeyi mu Nyakabanda ngira ababyeyi mu Miduha ngira ababyeyi mbese nagiye mbona inshuti nyinshi kubw'icyo kintu Imana yari yakoze tubona abantu baraduhemba tumererwa neza twumva turishimye tuva kwa muganga tugera mu rugo nabwo abantu bakomeza koza n'ubu rero ubona ari umwana w'igikundiro ubona ari umwana ushimishije ubona ari umwana waje abantu twari tumukeneye twaba ababyeyi twebwe ndetse n'inshuti zacu kugeza ubu mufite abana bangahe 2 umuhungu n'umukobwa yego niki wabwira wa muntu wicaye yumva ko ibintu bitashoboka hari umuntu isaha yarubatse cyangwa se yakoze ubukwe nawe arashaka akeneye kugira umuryango ariko nafite ikibazo nk'icyawe iyi saha niki wamubwira cyangwa se wa muntu ufite n'ubuzi unageze hahandi ubuzima yumva ko bumugoye gutakunda cyangwa se yumva ko arwaye indwara akumva ntiyakira akumva biragoye kuvuga abaganga bashyizeho umurongo bakavuga ngo wenda indwara ye ntizakira cyangwa se ntizashoboka niki wabwira umuntu nk'uwo udafite
wamaje guta icyizere muri we cyangwa se wamaje kumva ko yacitse intege muri we, ni iki wamubwiriye isa nk'umuntu wanyuze muri urwo rugendo, nk'umuntu wahuye warwanya urugamba rumeze uko nguko, haba kuvuga, hari aba gukomeretsa, hari n'ababa batifuza ko byanagenda nk'uko wowe ubitekereza. Ese uwo muntu uri muri uwo mwanya nk'uwari urimo, wamubwira iki muri aka kanya? Murakoze. Ikintu cya mbere namubwira ni ukwihangana, kuko buriya ibintu byose wabikora, ariko iyo ushyizemo no kwihangana birushaho kubyara igisubizo cyiza. Turabizi hari abantu tugiye tuzi, hari n'abo twumvise ko bamara imyaka 2 akamubwira ati nkuruhushya ujye gushaka umwana, kandi mu by'ukuri iyo musezerana hari akantu kabamo kavuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye. Icyo gihe rero iyo umwe agiye ka kantu kukubahiriza biba byanze, kandi barakarahiye bari imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ikintu rero navuga, nabwira umuntu wagiye kwa muganga nawe bakamubwira ko bitazashoboka, icya mbere ni ukwihangana, icya kabiri ni ukuba akundana n'uwo bashakanye. Ikintu cyitwa urukundo nzajya nkigarukaho kenshi, ni ikintu kinesha ibintu byose, kinesha gushwana, kinesha ibigeragezo, kinesha intambara zo mu rugo. Urukundo rw'abantu bashakanye runesha ibintu byose. Icya mbere ni ukwihangana, icya kabiri ni ugukundana, bashyizemo byose kibitwikira ni ugusenga, bagasenga bakareka kwizera ibyo abantu bavuze, ahubwo bakizera Imana basenga, kuko ariyo ibasha gukora ibyananiye abantu. Kandi Imana yo inyuranya amagambo y'abantu, kuko yo nibizi ikibanza ni nayo ibizi igiheruka. Byarashobokaga ko ntari buzaboneke ku isi yose ngo mbabwire ko Imana itanga urubyaro, kandi wenda kwa muganga bavuze ko umuntu atazabyara. Yego. N'urugendo rutoroshye, ngo navuga ko ibi bintu biba byoroshye kubivuga ku munwa, umuntu aba yumva byoroshye koko, ariko nk'umuntu ubirimo cyangwa se nk'umubyeyi, aho urabyumva cyane, uhita ubyumva cyane, ukumva agaciro n'uburemere ibintu biba bifite. Ariko reka nkubwire ko icyo ari cyo cyose buriya wakora udafite Imana muri wowe, icyo ari cyo cyose buriya wagerageza udafite kwihangana muri wowe, biragoye kuba cyakunda. Cyane n'urukundo mubishe ko yagiye rugarukaho cyane, urukundo narwo ni kimwe mu bintu bishobora gufasha kunesha, cyangwa se nuko kwihangana, wihanganye no kwihangana uri mu Mana, harimo n'urwo rukundo, nta kabuza ubasha kubabona igisubizo. Muri rusange igihe rero buriya gikemura ibintu mu buryo mwe cyangwa se ubundi, igihe gikemura ibintu. Iyo wihanganye ugategereza, birangira usaruye kandi ukabona umusaruro mwiza ushimishije. Reka mbashimire rero mwe mwese mukomeza kubana natwe, mukomeza gukurikira Greater TV2, mbifurize kugubwa neza, kandi rwose nanabashimire, mbibutsa abatarakora subscribe ndetse n'abatarakora like, mwese mujye ku biganiro byacu. Rwose nyamuneka mudushyigikire, niyo nkunga, niwo musanzu, nicyo tubifuzaho. Mudukurikire ibiganiro byacu, kandi rwose mutwereke ko muri kumwe natwe. Muri comment mutwandikire, mutuganirize, mutubwire ibyo twahindura, ibyo twakongeramo, yewe n'ibyo twakosora. Turi abantu turumva kandi turakosoka. Nimutuganirize, mudushyigikire, tubashe gukomeza kubaka sosiyete nyarwanda, tubashe gutanga natwe umusanzu wo kuba twagira icyo twahindura ku bintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byakwangiza sosiyete. Ubutaha twongeye kubakinira se mwagaruka? Turahari kuko abantu badukunda natwe dukunda. Okay, uyu rero nawe ubwo ni umuntu wacu, ubona ko ni umumama ushimishije. Ni byinshi tukomeza kugenda tuganira nawe, ni kenshi muzajya mukunda kumubona hano kuri iyi televiziyo, ni kenshi rwose tuganira nawe, ni byinshi tuzarushaho kugenda tumenya bigiye bitandukanye kuri we. Nge rero ngira ngo kenshi sinjya nkunda kwivuga, ibyo mvuga byo bifite agaciro kurenza uko nge nakwivuga. Ubwo mu biganiro bigiye bitandukanye, igihe kizagera tuzibwirana, tuzamenyana. Ciao ciao, bye bye.